nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Ngewe nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Urukundo rw'Imana rube ku buzima bwawe n'umuryango wawe, nicyo mwifurije kandi ndabakunda. Niyo mpamvu uyu munsi mba naje kuri kamera na mwene data kugira ngo dukomeze tuganire, twungurane ubwenge bw'ubwami bw'Imana, Imana ishyize ku mutima ngo natwe aricyo tuganire. Uyu munsi tuje muri season y'ibiganiro byacu, turi kugenda tuganira ku byahishuriwe Yohana, kimwe mu gice cy'igitabo kisoza Bibiliya, ariko abantu benshi badakunda kuganiraho, badakunda kwigisha, n'intoranywa zagitoranirijwe kwigisha ziyobya intore z'Imana mu buryo bwazo. Rero mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Tugiye kuganira ku bahamya babiri, hanyuma tuganire n'ubutumwa bw'abamarayika batatu. Basenge nguhaye ikaze. Murakoze cyane. Ndashima Imana ko tugiye kuganira nabera kuri iki gitabo. Ni igitabo gikomeye cyane, nicyo gitabo cyonyine muri Bibiliya umugisha w'Imana usezeranywa abantu bagisoma, ugasezeranywa abantu bumva ubuhanuzi bw'icyo gitabo, ugasezeranywa n'abantu babwitondera. Rero tugeze mu gitabo bagomba guhabwa umugisha, mu nyigisho zidasanzwe bagomba guhererwamo umugisha. Kandi ubu nanjye ubwo mu yandi magambo, Robert n'amasengesho bagitegura kwatura kwigisha kuri iki cyigisho, already baronse umugisha. Ubwo nawe ugiye kucyumva uronse umugisha. Ubwo nugiha mwene wanyu cyangwa so wanyu uronse umugisha cyane rwose. Ni ijambo ry'Imana ritangira igice cya mbere, atajyamo nibyo duhimba. Tangira igice bose baje kuhisomera. Aho yatangira igice cya mbere kugira ngo babyumve neza. Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa mbere haravuze ngo ibyahishuwe na Yesu Kristo, ibyo Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzaba vuba, agatuma marayika we nawe akabimenyesha imbata ye Yohana, uhamya ibyo yabonye byose ari ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo. Hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakayitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Ndasubiramo. Hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi. Tugende step by step. Uwo ni uwa mbere. Gusoma. Yego. To read. Yego. Urahiriwe. Kabiri. Hahirwa n'abayumva. To understand. Bakayitondera. Kuyumva. Yego. Urahiriwe. Kuyitondera. Yego. Wajya wumva impamvu itemewe ko yaruguhamura abantu? Hahiriwe umuntu Uwiteka ashima, uwashikamijeho umutima. Yego, dukomeza. Yesu abaho umugisha. Tugiye kuganira rero, ntabwo nshaka ko tuza gutinda, abantu batwihanganire tuganire duhita twinjiramo. Ibintu tugiye kuvuga twarabisobanuye mu biganiro byagiye bibanza ko tugiye kuvuga ubu butumwa ngiye kubabwira n'ibintu bizaba mu myaka 7 ya Antikristo azaba ayoboye. Kandi nagira ngo mbanze mbabwire ngo muze gusoma Abatesalonike rwa kabiri rw'Abatesalonike, ibice byaho 2, muze gusoma murebe ko kurya kuza k'umwana w'umuntu cyangwa se uwo munsi utazabanziriza kwimura Imana, kandi kutazaba urya munyabugome atarahishurwa. Umunyabugome uvugwa ninde? N'uyu nguyu uvugwa muri ibi bice 13 byahishuriwe Yohana, ariwe Antikristo. Uyu Antikristo rero mukwiriye ubwo narimanje gucamo neza kugira ngo mwumve ibintu tugiye kuvuga. Azahishurwa Antikristo, kandi Bibiliya iratubwira ngo hariho ba Antikristo benshi. Mu gihe cya ba Yohana hariho ba Antikristo benshi. Uyu munsi baridubuye, cyangwa sinzi uko navuga, so kwidubura gusa donc ni ibintu byinshi. Ba Antikristo bari ahantu henshi. Hari n'abantu bigishijwe inyigisho zibahindura ba Antikristo, kandi bazi ko bari kwigishwa inyigisho za Kristo. So rero niyo mpamvu tugomba kurwana n'uwo mwuka, ariko Yesu azatuneshereza. Ndi kubabwira rero ibintu tugiye kuvuga ni ibintu bizaba muri iyo myaka 7 ya Antikristo azaba ayoboye, kuko akwiriye kuza akamara igihe gito, aricyo myaka 7, agakoramo iby'ubugome byose nk'uko ubuhanuzi bwabitubwiye cyangwa bubiteganya. Hanyuma rero nyuma ye akazakurwaho Kristo akimana ingoma n'itorero
yaguze amaraso y'igiciro hano mu isi. Ni biki rero bizaba muri iyo ngoma y'imyaka 7 ya Antikristo? Icya mbere nababwira ni uko itorero rya Kristo rizazamuka bigezemo, donc itorero rya Kristo Antikristo azima rikiri hano mu isi, nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira mu Batesalonike urwandiko rwa 2 bice 2. Noneho rero niyima rikiri mu isi ariko azaba agize ikikango cyangwa se igitekerezo cyo kumera nkaho yishimiye yuko ari hasanze agiye kuryica, hanyuma Yesu Kristo azahita rizamura Antikristo atarageraho ubushobozi. Imyaka 3 ya mbere ya Antikristo azaba ari ugusetinga neza no kunoza, azaba ari ugusetinga no kunoza imikorere ye cyangwa ingoma ye. Tubibutse no kubwira abantu ko isi ari amahoro, ari umutekano. Setting ze uyu munsi zigeze kure, installation zigeze kure, zirarimbanije. Ibi byose muri kubona, bamwe hari umuntu wanyandikiye arambwira ati muzavuge kuri digital ID, ati digital ID cyayiranga muntu ukorana buhanga muzayivugeho. Ariko icyo twababwira cyo nuko hari n'abantu bamwe bakora mu nzego za leta bavuze ati ibyo bintu muba muvuga ni ibyanyabyo koko, ati zi digital ID ati koko zifite n'ahantu zihure n'ibyo bintu by'ubuhanuzi muba muri kuvuga, ariko birahari kuko ni ijambo ry'Imana. So no kuvuga ngo rero iyi digital ID ari digital currency, ari digital ID, ari ridini rimwe, ibi byose ni setting. Donc ni nkuko waba uri gukora biro y'ahantu uzakorera, ukabanza gushyiramo intebe, ukazanamo intebe, ugashyiramo utubati, ugashyiramo ibikoresho byose uzakenera, ugatera amarange, ariko nyirizina utari waza wowe ngo wicare muri iyo biro. Ubundi rero intebe ntacyo zitwaye, ariko rero zifite icyo zivuze, zifite role yazo, kuko ibyiza ni uko iyo nzu yakabaye nta ntebe zari zazamo, ariko uko mubona intebe ziza, ejo mukabona akabati karahageze. Nimba uri umuntu uteganya ko uzabona iyo biro itangiye gukora, wowe ugahita wimuka, ukibona intebe yinjiye, wakabaye nawe ujya gukodesha aho uzimukira hakiri kare, ndetse byaba byiza akabati kakazajya kwinjira wasohotse. Ariko nimba nta kundi wabigenza nyine, ubwo biraza byose urabibona bigihari, uracunganwa n'uzakorera amazaza, ahubwo wowe ukwiriye kwiga kureba ngo nzahangana nabyo gutya. Rero iyi digital ID cyangwa se iri dini rimwe, iri digital currency cyangwa ifaranga rimwe rigomba gukoreshwa. Murabizi kuba ahantu henshi amafaranga ari cash agiye gukurwaho, haje nyine rino faranga ry'ikoranabuhanga naryo rigomba kuba ari rimwe ku isi yose. Kandi nanone ubwo bigomba kubanzirizwa n'ibi ngibi byo kugira ikoranabuhanga, koherezanya amafaranga kugira ngo mubimenyere. Ntabwo ari uko ari iterambere, ahubwo nuko ari umugabo uri kwisetingira utuntu twe, donc ari gutera intebe agomba kuzicaramo ku buryo azajya kontorora ibintu byose nta kuvunika. Ko murumva umwami umwe uzajya ukontorora isi yose, nawe agomba kuba afite setting zimworohereza. Niyo mpamvu isi yose igomba kuba iri under controlled n'ikoranabuhanga, ku buryo buto imwe yose izajya ihita imuhereza amakuru, bayita new world order. Yego, amategeko nyine y'isi yose bagomba kumenya ko azajya avuga icyo ategetse ari hariya muri Yerusalemu kizajya kigomba gukwira. Ntabwo ati ndashaka ko uyu munsi iminwa yanyu ibifunze iri akapfukamunwa mwese nugufunga. So reka nihute. So rero ibyo nashakaga kubabwira, Antikristo muri icyo gihe cy'imyaka 3, icyo gihe cy'imyaka 7 ya Antikristo igabanijemo imyaka 3 n'igice ya mbere n'3 n'igice ya kabiri. Ubwo ni ibihembwe bibiri. Mu gihembwe cya mbere rero niho itorero rizataha, izabisikana nabaje kuyobora, yima ryimuka, ariko azarisanga hano mu isi, yime ariko ryo ryimuke. Kwa kundi bavuga ngo nabihanga bibiri, nabihanga bibiri bitekwa mu nkoni. Ntago itorero rya Kristo cyangwa umugeni wa Kristo yazabana na Antikristo hano, ntago byakunda. Icyakora abo mu mukumbi, abo mu itorero rya Kristo bamwe rubanda babita rubanda rw'umwami cyangwa se abatumirwa bo muri ubwo bukwe b'Antikristo bazahanganira nabo hano. Noneho rero Yesu Kristo namara gucyura itorero cyangwa umugeni we, ubutumwa buzaba buhindutse. Ubutumwa buzaba buhindutse. Niyo mpamvu tugiye kubabwira ubutumwa buzavugwa mu isi muri icyo gihe. Ni bande bazasigara mu ivugabutumwa? Ko twebwe bageni ba Kristo tuzaba twamaze uyu munsi. Abantu badukurikiye masengesho batwumve neza. Uyu munsi
ababwirizabutumwa bw'ubwami buteguza ubwami bwa Yesu Kristo, sibyo? yego n'ababwiriza bw'ubwami bw'ubutumwa bwiza yego bwa Yesu Kristo bikorerwa icyarimwe. yego ariko hari ubutumwa noneho icyo gihe buzaba buri kubwirizwa ni ubuhe? yego uyu munsi abantu bari kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buteguza ubwami bwe, buteguza ubwami bwe. ariko noneho icyo gihe hazabwirizwa ubutumwa bw'ubwami bwa Yesu Kristo. ibyo bitandukaniye hereye. ubutumwa bwiza ni ubu turi kubabwira ngo mwizere Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu, mwizere umusaraba n'amaraso ye, hanyuma rero kandi muhore mwiteguye kugira ngo naza azabajyane, yego, tuzamukane nawe. ubwo ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buteguza ubwami bwe. ubutumwa bwiza rero, ubwo butumwa mvuze buzarangira na n'umugeni bahise bazamuka, kuko ntabwo uzabwira abantu ngo itegure Yesu azaza ngo kandi yaje. ni ukuvuga ngo rero icyiciro cy'ubwo butumwa kizaba kirangiye, hagezweho ubutumwa bw'ubwami. ubwo bwami buzaba buvugwa noneho ni ubuhe? ni ubwami bw'imyaka igihumbi, bw'ingoma ye y'imyaka igihumbi ya Kristo. ubwo butumwa bw'ubwami bwo buzabwirizwa muri iyo myaka 7. ubu dushobora kubuvanga kuko bwose turacyabutegereje, ariko bumwe nibusohora hazaba hasigaye ubundi bumwe, ari nabwo buzaba bukwiriye kuguma bubwirizwa. ese ko umugeni wa Yesu azaba yagiye, ubu butumwa buzabwirizwa nandi? kandi Yesu azaba ari mu bukwe, kandi ko na Yesu azaba ari mu bukwe. ninde uzabwiriza buno butumwa bw'ubwami ko mu isi hari abantu bigishijwe nabi? babwirwa ko ngo umugeni wa Yesu nazamuka, yuko ngo isi ngo agakiza kazahita kava ngo mu banyamahanga, hanyuma rero ngo kakajya mu Bisirayeli, ngo akaba ari bo bonyine bazakizwa. ibyo ngibyo ndabyemeraho hato, kuko biriya 144 iby'abahamya ba Yehova bibeshya ko ngo ari wo mubare w'abantu bazajya mu ijuru bose hamwe. kandi ijambo ry'Imana ridusobanurira neza ko mu byahishuwe ibice 7 baze gusoma, wenda bahere nko ku murongo wa 5, bidusobanura ko ari Abisiraheli bonyine, bakavuga n'imiryango bazavamo n'umubare uzajya uva muri buri muryango. rero biriya 100 bigomba kuzezwa, ariko umugeni wa Yesu Kristo yageze gute? yatashye. rero ndabyemeraho hato, kuko umwuka wera azagenda ajye kweza buriya bwoko bwa Isiraheli, kandi murumva ni umusaruro munini w'abantu benshi hari n'isezerano bafite, uriya muganura ni n'isezerano ryabo. ariko no mu banyamahanga abo Yesu yapfiriye, nabo bazaba bagifite kumva ubutumwa, kandi bari kubwirizwa n'ibi ngibi nyine tugiye kubabwira. nibavuga butumwa ki bazaba bari kubabwiriza? kandi bazaba bari kubwirizwa butumwa ki? naho ngaho tugeze. yego, ubwo reka tubageranye n'abapapa 5 b'abapapa, yego, bahawe amakuru y'ubukwe, yego, baririyamira, bigira mu bishashagirano. yego. donc nyine ibyo byose ni inyigisho z'uruhererekane, iyo nshatse kuzigarukamo mbona iminota ingendanye. ariko nyine buriya butumwa bwiza bwa Matayo ibice 25 havuga umugani w'abakobwa 10 b'abanyabwenge, 5 b'abanyabwenge na 5 b'abapfu. bari abakobwa 5 b'abapfu basigaye. turagira ngo tubabwire ko ibyo bababwiye ntago ari byo, ntabwo ari abantu bazarimbuka, ahubwo ni umusaruro wundi uzazamuka nyuma y'itorero, cyangwa se nyuma y'umugeni wa Kristo. baraba ko nabatumirwa kwa, reka mvuge ngo nabatumirwa nabo. abanyabwenge n'umugeni, hanyuma abapfapfa nabatumirwa bagomba kuzabana na Kristo mu ngoma y'imyaka 1000, aribo bazahangana na Antikristo. nashakaga rero ko tugaruka cyane kuri ubu butumwa buzabwirizwa n'abamarayika. iyaba itorero cyangwa umugeni wa Yesu yarari mu isi, niwe wakabaye abwiriza ubutumwa, kuko uyu munsi turi kubwiriza ubutumwa. ariko kuko umugeni wa Yesu azaba yagiye, hazabwiriza abamarayika. Imana izazana abamarayika bagomba kubwiriza isi, yongera izane n'abahamya 2 nyuma y'abamarayika. reka dusome. ubwo nukuvuga ngo nkurikije uko ndi kubyumva, yego, azamanza ivuga butumwa ry'abamarayika 3, yego, baze kubwira isi, yego, ko hari gahunda y'ubukwe, uri kumva, ariko nyuma y'ubukwe hari ari ukwimana ingoma, yego, na Kristo. bazababwira ati umukwe n'umugeni bari mu mwiherero, ariko mube mwihanganye gatoya, mu kanya baraje muri resebusiyo. urumva, mube mwihanganye, mwitegure, mwambare neza, mu kanya
baraje muri reception niho mugomba guhurira. Ubutumwa bwabo bazavuga nabwo turabusoma. Ibyahishuriwe Yohana ibice 14 umurongo wa 6 haravuga ngo ubutumwa bw'abamarayika batatu. Ubwo tubyumvikane neza, aba bazavuga mu myaka 3 n'igice ya mbere ya Antikristo. Yego. Nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwira abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Mwabyumvishe babandi bavugaga ngo mwuka wera ngo azasubira ngo muri Isirayeli, ngo ubwo nibo bazakizwa bonyine. No, bo mu mahanga yose n'indimi zose n'amoko yose, niko ijambo ry'Imana ritubwiye. N'indimi zose n'amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Haleluya. Uwo ni marayika wa mbere. Nibwo butumwa bwa mbere azavuga. Mwubahe Imana, muramye yaremye inyanja n'isi n'amasoko, kuko igihe cyo guca urubanza kigeze. Uru rubanza azabavuga, twongere tubwire abantu ko imanza zizacibwa muri kiriya gihe ni imanza nyinshi. Uru rubanza azaba ari guteguza abantu ni urubanza rw'inzabya 7 z'umujinya w'Imana zizaba zigiye kumenwa mwisi. Azaba ari kubabwira ati rero igihe cyo guca urubanza kirageze, kuko noneho abantu bagiye kwisepara. Abari kuri Antikristo by'ukuri bagombye kujyaho, n'abari kuri Kristo bagomba kuguherera ku ruhande rwe kandi bakemera guhamya. Aha niho b'abanyamadini bajyaga bigisha abantu bagata abantu bazacungurwa n'amaraso yabo. Ngo bazacungurwa n'amaraso yabo, ariko nta muntu wacungurwa n'amaraso ye, ntago byashoboka. Amaraso ya Yesu Kristo niyo yaducunguye, kandi abamwizera nibo bonyine aho ubugingo. Niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data atamujyanye. Uko n'ukuri ku ijambo ry'Imana. Guhamya kwabo niko kuzaba nk'uko abambere bariya ba Yesaya ba Yeremiya bicwaga. Bakicwa bagahamya Yesu, bakizera paka bakicwa, bagakurwaho ibihanga, bakagaburirwa inyamaswa. None se Yesu yari yakaje? Ariko barizeraga, kandi ibyo bizeraga byabahwanirizagamo no gukiranuka. Ubutumwa bwa marayika wa kabiri. Marayika wundi wa kabiri akurikiraho ati, iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga, arizo ruba ry'ubusambanyi bwabo. Uwo wa kabiri azaza avuga ateguza kugwa kwa Babuloni. Wa mbere avuze ati, mukomeze mugire ibyiringiro, muramye. Yego. Muramye Uwiteka, mumwiringire, muramye, kubera ko igihe cyo guca urubanza kirageze. None wa kabiri aje ababwira, aburira abantu bari muri Babuloni. Aravuga ngo iraguye Babuloni, wa murwa wateretse amahanga inzoga, ari ryo ruba ry'ubusambanyi bwabo. Bwoko bw'Imana nimusohokemo. Ese iyi Babuloni ni ukubera iki marayika avuze ngo iraguye inshuro ebyiri? Ubwa mbere yavuze Babuloni y'idini, ubwa kabiri avuga Babuloni y'ubukungu na politiki. Niyo mpamvu yasubiyemo kabiri ngo iraguye Babuloni ya mbere y'idini, iraguye Babuloni ya kabiri ya politike n'ubukungu. Babuloni y'idini ni iyihe? Ni iyi ngiyi iri gutegurwa uyu munsi yo guhuza idini rimwe. Ni ya bene Aburahamu. Ni ya bene Aburahamu. Kuvunika babwiye ko ni ya bene Aburahamu. Twese dukomoka kuri Aburahamu, tugomba gusengera hamwe, tugomba guhuza idini. So iyi dini igiye kuzakomera. Mubyibuke ko uriya muhanuzi w'ibinyoma nyuma ya Antikristo, hazaza umuhanuzi w'ibinyoma azaba ari we mukuru w'iryo dini, agakora ibitangaza byinshi cyane, ndetse agategeka abantu yuko bagomba kuramya ya nyamaswa yakomeretse uruguma rwica, ari Antikristo. Kandi gategeka ko abantu bashyirwaho ikimenyetso cyayo, kandi icyo kimenyetso cyayo kizaba ari nk'ikisi, azaba ari nka kashi y'iryo dini yo kwemeza ati wowe uri umuyoboke wacu. Kashi ku kiganza cy'iburyo. Ibi bintu byaba amasengesho n'abandi mbona bafite ubuntu bw'ubugegera buduruduru, kugira ngo twemere kuri uwacu mu kiganza, mu ruhanga. Hari abantu batekereza ko ibyo bintu ngo bizakorwa mu mwuka, ariko ntabwo ibyo bintu ari ibintu by'umwuka.
yego uyu munsi satani ashyiraho abantu be mu ikimenyetso mu buryo butagaragara, yego ku buryo twebwe abazi gusoma iby'ikimenyetso ubona umuntu ukabona ko agifite tukabibona 336 ukabona arayifite rwose, kimwe nk'uko n'abiyo baturebye bamenya ko amaraso y'umwana w'intama w'Imana aturiho, niyo mpamvu bivangwa b'umwuka barondora b'umubiri ariko ab'umwuka bo ntawo barondora. So rero ibyo bintu byose uyu munsi tayari biriho, n'ubundi ibyo bimenyetso biriho, ariko uwo munsi kuko azaba ari igihe cyabyo bizashyirwa ku karubanda, noneho bya bindi byari biri mu rwihisho bizashyirwa ku karubanda mu gahanga bigaragare, ku buryo umuntu azajya kureba uruhanga agahita abimenya ko akibona, atari ukuvuga ngo ugiye mu mwuka nk'uko tubirebera mu mwuka uyu munsi. Abantu rero ujya no ku isoko bakavuga ati isoko niyo yemeye kurihahiramo, none se waba wemeye kurihahiramo udafite iki kimenyetso? Urumva ikarita uzaba werekana urabona nk'uyu munsi hano kuri YouTube ni urugero, yego kadufate nk'urugero rwa hafi, hari abantu bemerewe guhaha, murabizi, yego, n'abatemerewe kuyihahira, ibyo wakikoza byose, ibyo wavuga byose, sensa zikujugunya mu bigori, hati nta kimenyetso turi kumva. Arandashe barambwira ngo nitujyana ahandi tukubona uzatubona. Urumva ati n'undi munsi urebe iyo ujya mu bigori aho ngaho gume mu bisheke, urumva. N'ubundi rero ibyo biracyari mu mwuka, ariko n'ubundi birakorwa. So ni ukuvuga niyo mpamvu twababwiraga ngo uyu munsi hari estarasiyo iteye ubwoba, ishobora kuba iri kuza mu buryo bw'amayoberane, ariko abantu b'umwuka nibo barondora iby'ayo mayoberane. Niyo mpamvu twebwe bitatuyobera, ahubwo tubivuga ko umuntu wize akiga psikoloji, akiga filozofiya, akiga siyanse, akavuga ati ko saba abantu n'abasabasazi buse ni bazima mu mutwe barikwije, akumva ntabwo ari kubyumva, kubera ko ibyo yize ntabwo ari iby'umwuka. Yize siyansi zimene, twebwe twiga siyansi z'umwuka, ntabwo rero ibyo bintu bihura. Hari ibyo buriya uzi tutazi, ariko hari n'ibyo natwe gusa bamwigishije abateguye inyigisho n'ab'umwuka nuko we yaporogaramu cyane rwose. Abakwigisha iyo siyanse bo n'ab'umwuka, usibye ko biterwa n'umwuka uwo ari wo, nyine nanjye utaza kugira ngo ni uwo wacu. nanjye navuze bibara guporogaramu, hari igihe bahita avuga ati sinumva asaba umwuka wanyu ariko banyigishije. tujye tubasobanurira, tujye tubabwiza ukuri. Ni ukuvuga ngo rero izi Babuloni murabizi ko maraya uwo maraya nimuza gusoma mu bice 17 by'ibyahishuriwe Yohana, muzabona ibya maraya ukomeye iteka azacirwaho. Maraya uwo nguwo uzaba uri gukora ibyo we n'umuhanuzi w'ibinyoma, nyuma y'iherezo ryo gutuma abantu bashyirwaho ikimenyetso, nyuma y'iherezo ryo gutuma baramya igishushanyo yakoze akagiha ububasha bwo guhumeka, nyuma yo kwicisha abantu bose batakiramya, maraya uwo babami 10 ariyo ya mahembe 10 bazaba bafatanije na Antikristo kuyobora, n'ubundi ngo bazamwica, bamucuze, barya inyama ze, bamurangiza. Mu buhanuzi icyo gisobanura iki? Dusobanurire. Ni ukuvuga ngo n'ubundi ntabwo ari ibintu bijya kure, bazamwica, bazakuraho idini nyine, bakureho ibyishingiro. Nese ntiguye Babuloni, bya byishingikiro byabyo by'idini bazarirandurana n'imizi yaryo n'ibikorwa byaryo byose, babyice babikureho. N'umuhanuzi w'ibinyoma bagomba kuzamufata agakuraho bakajugunya, kugira ngo Antikristo we aze kwima ingoma, noneho ari nk'Imana. Ubwo tugeze mu gice cya kabiri, ni mu gice cya kabiri cy'imyaka 7 ni 3 n'igice ubwo tuzaba tugezemo. Niyo mpamvu uyu nguyu marayika wa kabiri, marayika wa kabiri azaza mu gihe urumva imyaka 3 ya mbere n'igice izaba isa nk'iri kurangira, turi kugenda twinjira mu cya gatatu. Abwira abana b'Imana, babwira ati nubwo kuko azaba abona ko hari abantu bagihumirije, avuga ati step ya kabiri reka tubaburire iyi Babuloni, izi Babuloni ebyiri, yego, Babuloni y'igisata cy'iyobokamana irarimbutse, n'iyifaranga na politike nayo
turi kubona iriduka. Ese burya wagize ngo hari aho bitandukaniye n'igice cya mbere cya rya yerekwa wagize ubona ngo umuntu wari wabahaye impano ari kubabwira ati muhuze insinga, ati muhuze insinga, ubundi ubonye bazihuje ntiwavuze ngo wabonye ibintu byose biturikana nabo barashya. Iyi Babuloni igiye kuzibaho ibintu byose bishashagirana, ibaha ibisa nk'amahoro, ibaha ibisa nk'iterambere, byose ni amahoro ni amahoro. Ariko icyo gihe nyine uwabibahaye ari we Satani, kuko Satani niwe uzahereza Antikristo ububasha bwo gukora ibyo byose. Antikristo nawe abuhereza umuhanuzi w'ibinyoma, azababwira ati nimuhuze insinga ibaturikane mukozeho bose bazakozaho bashyane nabyo. Ni hamwe twabonye ngo n'abatunzi babo bazayiririra cyane, urumva, n'abatunzi babo bazayiririra. Niyo mpamvu marayika yavuze kabiri, avuga Babuloni y'idini, aburira abantu kuyisohokamo, avuga na Babuloni ya politike n'ubucuruzi, arababwira ati ibyo bintu nubwo mubona bishashagirana murimo, nimba mufite ubwenge mubisohokemo, kuko nyirabyo agiye guhuza insinga. Urumva, yabihaye muri restaurant ariko agiye guhuza insinga, aragiye kuzajya koza, barashyana nabyo. So abazamwumvira muri icyo gihe bazasohoka muri izo Babuloni, baze bemere kujya kubabazwanya n'ubwoko bw'iwabo, bajye bemere kujya guhamya Yesu nubwo bizaba ari mu rupfu rukomeye cyane, ariko umwami w'abami Yesu azabaneshereza. Umarayika wa gatatu, ubwo tugeze ku bice 9, marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa mu kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana yiteguwe idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Umwotsi wo kubabazwa kwabo ucumba iteka ryose, ntibaruhuka ku manywa na nijoro. Abaramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo. Aha niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ye, ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Imana ishimwe. Ubwo n'ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Barangije kwitandukanya na Babuloni, kubera icyo ababwiye ngo hahirwa abapfa, no kubera ko bagiye kwicwa na Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma, abaziza kwanga gushyirwaho cya kimenyetso. Ubwo noneho turinjiye mu gice cya gatatu, birumvikana ko marayika wa gatatu amaze gutanga ubutumwa bwa gatatu buzaba buri kubwirizwa isi. Twongere twibutsa abantu ko iyaba umugeni wa Yesu azaba hari, ntabwo byari ngombwa ko Imana yohereza abamarayika kuza kuvuga ubutumwa ku isi, yakabaye bakoresha nk'uko n'ubiri kudukoresha. Hanyuma rero ubutumwa bw'abamarayika batatu bavuyeho, Antikristo birumvikana atangiye gukora bya bimenyetso bye, gushyiraho abantu ibimenyetso ndetse no kwica abantu bose banze kuramya icyo gishushanyo, biri gukorwa n'umuhanuzi w'ibinyoma. Noneho rero ubwo twinjiye mu gihe abamarayika batatu ntibavuyeho, n'ubutumwa bwabo ngira ngo wenda abantu bajyaga babaza ngo se ubutumwa bw'abamarayika batatu ni ubuhe, bazavuga iki, bazavuga ryari? Ahangaha harabidusobanuriye. Iyo nyoboye ikiganiro kugira ngo umuntu wadukurikira cyumve neza, ndakora senteze ninjira mu bahamya babiri, sibyo? Senteze yanjye imeze ityo. Bibiliya itweretse ivugabutumwa ry'abamarayika batatu. Uwa mbere icyo azaza avuga twakibonye, n'uwa kabiri icyo azaza avuga turakibonye, n'uwa gatatu icyo azaza avuga turakibonye. Kandi ibyo bintu byose ikigaragara biri gusohora mu maso y'abantu basigaye batagiye mu bukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Bibiliya yita umuganura, sibyo? Hanyuma iyi step irarangiye, sibyo? Hari abantu Bibiliya yagiye ibwira n'Abisirayeli ubwabo bavuga ati nimubona ibi biri kuba muzahungire mu butayu bwa Megiba n'ahandi, sibyo? Ntabwo Antikristo agiye kwima ingoma noneho yidagadura cyane. Amaze kubona abantu be bariho ikimenyetso, abandi yabishe, urukumva ntabapfira gushira. Harimo abantu bamurokotse,
bahungiye mu mashyamba, bahungiye mu butayu, bavuye mu nzira ye. Aba nabo hari ubundi butumwa bubagenewe. Abamarayika bari baje kuburira abantu, ariko tugiye kwinjira noneho muri step ya kabiri, imyaka 3 n'igice. Ya kabiri imyaka 3 n'igice nyine y'ikiciro cya kabiri. None Antikristo yarimbuye maraya ukomeye, yamukuye avuga ati umurimo wawe warangiye, abantu bampatiye kuramya barandamije, narabibonye. Bazaga ujya ubona abapasiteri b'Ikigali bavuga ati nta kintu ibyo bintu bitwaye bariya sibyo. Bo hanyuma tugiye kureba noneho icyo bita abahamya babiri. Yego, abahamya babiri bo rero bazaza mu kihe gihe? Abahamya babiri nyine birumvikana bazaza mu gihe cy'imyaka 3 n'igice ya nyuma ya Antikristo. Bo rero bazaza guhangana na Antikristo. Abamarayika twabonye ko baza kuburira. Abamarayika bo baje kuburira, ariko bagiye kuza baza guhangana noneho bitari byagera, ariko bakahita babibona mu kanya. Nko kubabwira ati uyu munsi turi mu kwezi kwa gatandatu, yego, mu kwezi kwa 9 Babuloni irahiye. Abazi ubwenge muyisohoke. Abantu bazi ubwenge. Uyu munsi hari igihe tubwira abantu atako mwana mbere yuko umuntu ari ukuntu nigeze gukora ikiganiro umugabo ati ibyo bintu uvuze nibiki. Ntabwo ati niba wumva ushaka kuba umukristo wa nyawe mbere yuko ukizwa manzo ukizwe idini. Atuvuze ibiki niba ushaka kuba umukristo wa nyawe ukabura uri umwadeperi kugira ngo ukizwe manzo ukizwe kuba umwadeperi. Uko niko kuri. Nicyo kintu abantu bagomba guheraho nyine, ni ukubera ko nyine baba barashutswe ko ahubwo kuba uwo nguwo nyine bari bakwiriye kwihana ariko gakiza. Umuntu akumva ko kuba yarabaye umwadeperi ariko gakiza afite. Umwuka wera amishuriye ikintu, reka nyivuge kugira ngo abantu babyumve neza. Yego. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo itorero nirimara gutaha cyangwa se umugeni namara gutangwa gakiza kazakurwa mu isi. Ikintu mbonye kishobora kuzakurwa mu isi, irivuga butumwa ryacu rizaba rirangiye. Yego. Sibyo? Ahubwo ivuga butumwa rizajya rikorwa n'abamarayika. Yego. Rikorwe n'aba bahamya babiri bonyine. Cyane rwose. Nivuga butumwa ryacu rizahinduka. Ikindi kizahinduka, urabona twebwe turateta. Tuba turi mu bintu by'agakiza kacu k'imikino, k'ibintu byoroshye, ariko hariya ho bizaba bisaba donc kuzamura urwego rw'imyumvire yawe no guhamya kugeza ku rupfu, kuko uyu munsi hari abantu bakijijwe ariko batiteguye kuba bapfira agakiza kabo. Ariko kiragiye nta muntu uzakizwa atiteguye kuba yapfa ngo apfire ibyo yizera. Hari n'abantu bakunda ibyaha bagahita batiyo ati nta Imana niyo yandinda. Wakwizeye Yesu ukagumiza itabaza ryawe mu merezo urarangara kubera iki? Si nk'ibyo byose se abo ngabo nyine nabo bafite Satani ukuntu yabinjiriye. So tugeze mu gice cya kabiri noneho. Mu gice cya kabiri aba bahamya babiri bazahangana n'umuhanuzi w'ibinyoma, azarinda arangira burya nabo bakomeze bahangane na Antikristo. Turaza kubisoma. Noneho baba marayika ba mbere baburiye, noneho aba kabiri baje guhangana n'ibikorwa noneho byamaze kugera kuri tere. Ibi bikorwa byamaze kugera kuri tere, ubundi uyu muhanuzi w'ibinyoma azicwa bano bahamya bahari. Bahasesekaye. None Antikristo yizamukire aze guhangana nabo. Avuga ati sha umuhanuzi w'ibinyoma yarabananiwe ariko reka nze niyizire. Kandi Antikristo Bibiliya iraza kubidusobanura ko noneho we namara kuza azanabashobora kabica. Ariko se nyuma yo gupfa hazakurikiraho iki? Reka tubisome biraryoshye. Nukurikira umukino no gukika. Amaso kurekara, amatwi n'abangure bombi. Umukino waza muri uyu mukino wacu turaza kurebamo urugamba rw'abamarayika babiri batatu n'abahamya babiri na Antikristo. Cyane rwose. Yego. Ibyahishuriwe Yohana ibice 11 niho tugeze. Haravuze ngo iby'abahamya babiri bampa urubingo rusa n'inkoni bati haguruka ugere urugerero rw'Imana, urusengero rw'Imana n'igicaniro n'abagisengeramo, ariko urugo rw'urusengero urureke nturugere kuko rwahawe abanyamahanga. Kandi umudugudu wera bazamara amezi 42 bawukandagira. Ni ukuvuga ngo buriya uyu munsi
nagira ngo mbwire abantu ko muri kiriya gihe Yerusalemu hazaba hari isibaniro, ari wo mudugudu wera. Azaba ari isibaniro kandi noneho uzaba wahawe abanyamahanga, kuko Satani, ibyicaro bya Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma byose ni hariya. Nubwo nyuma Yesu azaweza akaza gukoreramo imirimo ye nawe ya nyuma, ariko nagira ngo mbabwire yuko kiriya gihe nta uriya mudugudu bazawukandagira, bazamara iriya n'imyaka 3 n'igice birumvikana ya nyuma yo gukandagira, bakaribata bakazana ibizira bagakora ibintu byose muri uriya mujyi, hazaba isibaniro. Niyo mpamvu mubona hari ibintu bikomeye abatipe bacanye ku maso bashaka kuwubohoza ngo bazawufate bawurindisha ibivejuru bagira ibiki, ariko ntabwo hari aksa zarubatswe. Abahamya banjye 2 nzabaha guhanura, bahanure iminsi 1260 bambaye ibigunira. Ayo ni amezi 42. Yego, ahwanye nanone n'imyaka 3 n'igice. Bazamanuka, birumvikana ko ni mu myaka 3 n'igice ya nyuma. Bazamara iyo myaka yose bari guhanura ngo bambaye ibigunira. Umva ibyo bazaba bahanura rero. Abo bahamya nibo biti bya Elayo 2 n'ibitereko by'amatabaza 2 bihagarara imbere y'umwami w'isi. Kandi iyo umuntu ashatse kubagirira nabi, umuriro uva mu kanwa ukotsa abanzi babo. Kandi nihagira umuntu ushaka kubagirira nabi, uko niko akwiriye kwicwa. Bafite ubushobozi bwo gukinga ijuru ngo imvura itagwa mu minsi yo guhanura kwabo, kandi bafite ubushobozi bwo guhindura amazi amaraso no guteza isi ibyago byose uko bashatse. Noneho ikintu kizaba gihari, umuhanuzi w'ibinyoma azaba afite ubushobozi bwose. Antikristo, umuhanuzi w'ibinyoma, yego, mu gihe cye azaba afite ubushobozi bwose bwo gukora ibitangaza by'ibinyoma kugira ngo abantu barusheho kumwizera. Ni niyo mpamvu Imana yahisemo ko aba bahamya nabo bazaza bafite ubushobozi bwose bungana cyangwa buruta ubw'umuhanuzi w'ibinyoma na Antikristo bazaba bari gukora muri icyo gihe. Ni ukuvuga ngo iyo myaka azaba ari imyaka idasanzwe. Masenge, iyo myaka izaba ari imyaka idasanzwe kugira ngo utaza kuhava. Yego, uzanyemerere dukore tukiri hano mu isi, kuko mfite ibyiringiro bifite ubugingo ko nzajyana n'umugeni wa Kristo. Yego, dukore icyitwa izo fake miracle zatangiye gutegurwa, sibyo? Yego, yaba izikorerwa mu maso y'abigaragara n'ibitagaragara. Dukore ikiganiro, yego, dukomeze utavaho waruri. Rwose iyo myaka 3 n'igice izaba ari imyaka idasanzwe, azaba ari imyaka yo kubona ibishyashya abantu batigeze kubona kuva isi yaremwa. Kuko umuhanuzi w'ibinyoma afatanije na Antikristo bazaba bari gukora ibintu bidasanzwe. Nimba bazajya babyuka bakavuga ati uyu munsi wenda n'urugero isi yose, ibiti biri ku isi yose n'ibyumi, uwo munsi abantu bazajya bakanguka babone ibiti byumye, bavuga ati umuhanuzi yavuze ko ibiti byuma, babone byumye. Ejo avuga ati nibibe bibisi, bongere babone byabaye bibisi. Ibyo bavuga ati inzuzi zose niziba amaraso, uwo munsi ziba amaraso. Bavuge wenda ati inzuzi zose nizibe orange, ejo babone zabaye orange. Abarwayi bazaba bari gukizwa live, abantu bamugaye bari kumuguruka. Uyu munsi nyine tuzakomoza nk'uko wari ubivuze uburyo batangiye gukora ibyo bitangaza. Test zatangiye ku test. Hari n'ibirire yeri pe, n'abahungu n'abakobwa ba Antikristo bagomba kuzafatanya nawe bari kumuteguriza. Batangiye guhabwa kuri izo mbaraga kugira ngo Satani ategure ubwonko bw'abantu icyo gihe, kuko Antikristo ntashaka ibintu bizamurushya bitewe n'igihe gitoya azaba afite. Urebye imyaka 7 igomba kuzashira ari gukora ibintu byinshi, buriya harimo ibintu byinshi cyane bitandukanye. Ni ukuvuga ngo ni imyaka mikeya ku buryo agomba kuzaza ari nko guswicinga, ashyiramo byijyanamo. Ni kwa kundi muri system uvuga ngo okay, yego, uwo mwanya. Yego, niyo mpamvu ari kugenda yestara kugira ngo uwo munsi ibintu byose azaba yarangije kubigenza neza. Ubu ari gutegura imitwe y'abantu, mu mitwe y'abantu kugira ngo batazavuga ati ibyo ni inzaduka bigenze gutya, bazabe barabimenyereye. Ubu umuriro wamanuka ukava mu ijuru cyane rwose. Numvishe ngo na fake rabuca bari kuyitegura. Umvasha
agomba gufeka ibipfamatwi birumva impumyi zigahumuka ubundi umurimo Yesu yakoze cyane. Urumva rero bizaba ari ibihe bikomeye cyane. Abari muri iyo Babuloni y'idini bazaba bari kuramya umuhanuzi w'ibinyoma na Antikristo. Noneho ba bantu bakeya basigaye nabo abahamya babiri bazaba bari guhangana bababwira ati nyamuneka muyobwa n'ibyo bintu muhave musiga bati nose ko twabonye bamanuye umuriro. Abahamya nabo bavuga ati reka tuwuma bamanurire ariko ntimuramye biriya bintu musigeho nabo bawumanure. Urumva noneho ngo umuhanuzi w'ibinyoma kuko ari azaba afite abafana benshi n'abakiriya benshi kandi n'ubu nibo bafite noneho ngo bakora ibintu byinshi bamamaza ibintu byabo hose ku buryo babantu nabo bashaka kuyoba. Noneho babahamya babiri bahite bafata icyemezo vuga ati uyu munsi turategetse turabona mufite umurengwe dutegetse uyu mwaka wose ko nta mvura izagwa. Noneho uwo muhanuzi w'ibinyoma niyongera yigushe nayigushe turebe agerageze kugusha iya feke agerageze ibiki byose ariko bimubana ikibazo. Bamwe bagume bamwizere ariko abandi batarashyirwaho ikimenyetso barimunyuzemo bakomeze barindirwe mu butware bw'Imana. Abo bantu nibabona umuhanuzi w'ibinyoma ageze mu bushorishori agiye kuyobya abantu bose bahita bavuga ati amazi yose nahinduka amaraso. Amazi yose ahita ahinduka amaraso kugira ngo ubwonko bw'abantu bwongere niho ubu nta mikino ihari. Yego ababwira ati rero noneho ubu uyu munsi ni uguhangana kimwe ku kindi. Yego nimba uyu nguyu yakoze iki n'aba ngaba bakoze iki ese biragenda gute? Ninde barizera ninde barareka? Abantu bashyizweho ikimenyetso bazakomeza kuba babi no gukurikiza umuhanuzi w'ibinyoma ariko ba bantu bari mu mwuka w'Imana bagitegereje Kristo bazita ku butumwa bw'abamarayika babiri. Aba rero bagomba kuzaba ari abantu bafite imbaraga zose. Biravuze ngo umuntu uzashaka kubarwanya bivuze ngo Antikristo azajya ategura ibitero avuga ati mufata ibifaro mugende mufate indege mugende mutwika ko gaca abo bantu bose barimo ngo nibashaka umuntu uzashaka kubarwanya ngo umuriro uzava mu kanwa kabo havemo umuriro ugenda utwika ibyo bifaro byose utwika izo misile zose utwike n'ingabo zose ayo mabatayo yose ubatwike bose bashiri. Umuhanuzi w'ibinyoma atumutwe noneho nyuma nicyo kizanatuma buriya Antikristo agira umujinya azafata umuhanuzi w'ibinyoma na rya dini rye abice. Reka dukomeze dusome turaza kubigeraho mwumve akantu kazaba. Tugeze kuri 7 ngo kandi nibarangiza guhamya kwabo inyamaswa izazamuka ivuye ikuzimu irwane nabo ibaneshe ibice intumbi zabo zizarambarara mu nzira nyabagendwa yo mu mudugudu munini ari wo witwa Sodomu no muri Egiputa mu mvugo y'umwuka ari naho umwami wabo yabambwe. Urumva impamvu iyi ni Yerusalemu mu by'ukuri ni ukubera ikizaba yitwa Sodomu ikitwa na Egiputa mu mvugo y'umwuka. Ni ukubera yuko kwakwera kw'Imana kuzaba kwavuyeho ahubwo wabaye umudugudu w'isibaniro ry'abadayimoni. Iyi ni izaba yahindutse Babuloni iri gukorerwamo biriya bizira byose aho umwami wacu yabambwe. Ubundi Babuloni si ubutaka, Babuloni ni umwuka. Babuloni ni umwuka. Urumva ariko none izageraho bigende bifata n'imidugudu yabo gutyo. So noneho ikintu dushatse kuvuga hano uri kumva neza ko abanga Antikristo azazamuka mu gitaka. Yego avuga ati reka nze nibonanire nabo hazamuka kuzima avuga ati niko sha muhanuzi wewe muhanuzi w'ibinyoma wanyiciye akazi. Aba bantu bose bamaze imyaka 3 n'igice bose baguhanurana abantu bose nkaba mbona narananiwe kubigarurira kandi nari naravuze ko iyi myaka 3 n'igice nta muntu uzaba ukivuga izina rya Yesu nta muntu uzaba ukizera Imana uzaba ukiriho. Reka nkwereke azica umuhanuzi w'ibinyoma uri kubyumva bamutwike n'idini baritwike noneho Antikristo ubwe aze yirwanire n'aba bahamenya babiri. Bibiliya iratubwiye ngo azabanesha abice intumbi zabo zizamara iminsi 3 Yerusalemu iminsi 3 n'igice zirambaraye i Yerusalemu. Nibiki bizaba nibamara gupfa rero? Intumbi zabo zizarambarara mu nzira nyabagendwa yo mu mudugudu
munini ari wo witwa Sodomu no muri Egiputa mu mvugo y'umwuka, ari naho umwami wabo yabambwe. Nuko abo mu moko n'imiryango n'indimi n'amahanga bazamara iminsi 3 n'igice bareba intumbi zabo, ntibazazikundira guhambwa mu mva. Abari mu isi bazazishima hejuru, bazikina ku mubyimba. Banezerwe bohererezanye impano, kuko abo bahanuzi bombi bababazaga abari mu isi. Iyo minsi 3 n'igice ishize, umwuka w'ubugingo uva ku Mana winjira muri bo, bahera ko barahaguruka. Ubwoba bwinshi butera ababibonye, bumva ijwi rirenga rivugira mu ijuru ribabwira riti, nimuzamuke muze hano. Nuko bazamukira mu gicu bajya mu ijuru, abanzi babo babireba. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, 1/10 cya wa mudugudu kiragwa. Icyo gishyitsi cyica abantu 7,000. Abasigaye baterwa n'ubwoba, bahimbaza Imana nyir'ijuru. Ishyano rya kabiri rirashize, dore irya gatatu riraza vuba. Ni ukuvuga ngo turabisomye yuko intumbi zabo ngo zizamara muri Yerusalemu iminsi 3 n'igice. Ngo abantu ntibazabakundira guhambwa, ahubwo amahanga yose azabishima hejuru. Ngira ngo Yohana bivuga yavugaga ko izaba ari inzira nyabagendwa, ariko avuga ko abantu bose bazababona bo mu isi yose. Ntabwo yari abizi ko hazazizi za YouTube, imbuga nkoranyambaga, ngavuga ati bazabafotora bohererezanya amafoto, ariko birivuga ko bazohererezanya impano. Abo mu mahanga yose bakoherereza wadirimiti zaba ziri gukora akazi cyane rwose, za wadirimiti za Onafrike na biriya byose boherezaho za mobile money bazizaba zikiriho, bazajya bohererezanya impano. Bavuga ati babanzi bacu turabatsinze sha, babandi bazaga kuvuga ngo turabanyamakosa, babandi birwaga batubwira ngo twararimbutse ubwo twashyizweho ibimenyetso, noneho ubu turatsinze, noneho ubwo bapfuye tugiye kuba amahoro. Ngo iyo minsi 3 n'igice nishira, ngo umwuka w'Imana azaza yinjire muri bo, bongere bajye kubona babone barahagurutse, bazuke babe bazima. Ngo nibajye kumva bumva ijwi rivugiye mu ijuru ribabwiye ngo nimuze hano, bazazamuka basanga Imana. Abantu basigaye mu isi ngo bazagira ubwoba, bakirenga mu gicu. Igishyitsi ngo kizaza gikubita uwo mudugudu, uzapfiramo 7,000. Byarasobanuwe. Mwibaza izo ntumbi 7,000 zizahita zigwa aho hantu. Abantu basigaye ngo bahimbaza Imana, ariko babitewe n'ubwoba. Rero subwo cyangwa zabari nkarena imwe yubatswe barimo ibyo 7,000. Sinamenye nimba bizaba ari muri stade, ariko birumvikana ko abantu nkabo bazaba barajengereje, bazaba baje kugota, bazaba baje gushungera. Bazaba baje gushungera, kuko donc ibyo nitubivuga abantu bibuke ko ari ibintu byabereye ku isi. Icyo bazajya bategeka bari abahamya kizajya kiba ku isi hose, ntago kizaba mu mudugudu umwe. Kimwe nk'uko nuriya muhanuzi w'ibinyoma na Antikristo cyazajya ategeka nimba ari igitangaza, kizajya kiba ku isi hose. Kandi birumvikana ko nge ibyo nkeka nuko hazaba hariho amasikirini n'imiyoboro migari igeza abantu ho amakuru yaturutse hehe ibukuru. Nkuko uyu munsi hariho Radio Rwanda itubwira ibya gahunda za leta. Ni nako icyo gihe, kuko leta izaba iri hariya, hazaba hariho imirongo migari abantu bose bagomba kureberaho amakuru. Satellite ziyatanga ku gihe. YouTube hashoboka ko hazaba hariho nk'imwe gusa, abantu ariyo bagomba gukurikira, igenda ikurikiranya live. Ibi bisatelite bari kuzamura hejuru mu kirere bizaba bikora akazi. Sinzi nimba bizasangaho iyi ntuza iyi internet ya 5G yazaba yagezeho, cyangwa se wenda niba ari ya 100G sibizi, bitewe nuko ibintu byose ntimuze kubona bari kuvuga ati iyi telefone irafotora neza, nkaho neza ibintu byose uri kubyirebera. Ati irafotora kuruta ijisho. Ntabwo ujya wumva ngo haje amatelefone areba kuruta amaso. Ni ukuvuga ngo rero ibi byose nibo bari guteguriza, kuko icyo gihe ibintu byose bigomba kuzaba biri live ku isi hose. Kandi ikintu bavuze kikazajya gihita kiba ku isi hose. Nibavuze ngo amazi nahinduka amaraso, ntabwo ari ayo muri Isirayeli gusa azajya ahinduka amaraso, isi yose azajya ahita ahinduka amaraso, n'inyanja zose.
ni ukuvuga ngo rero ni ibintu bizaba biri ku isi yose, kuko ubuzima bumwe, ubuzima buzaba busangiwe. Uzajya ibintu bizajya bikubaho nk'aho nawe wibereye i Yerusalemu. Rero niyo mpamvu iki gihe abantu bose bazaba barahagaritswe imitima na bariya bantu. Abantu utera ukaboherezaho batayo y'ingabo, umwuka ukava mu kanwa kawo, umuriro ukava mu kanwa ugatwika abo bantu bose, abantu bagapfa. Urumva bizaba ari ibintu bikomeye mu by'ukuri. So nubwo butumwa rero bw'abahamya babiri, abo bahamya babiri ntabwo tuzaba ari bo, kuko Bibiliya itabasobanura. Bikekwa ko yaba ari Mose na Eliya. Ariko nyine ntitubiha, ariko ushingiye ku kazi bakoze, umwuka n'akazi bazakora, wabona ko ari bo. Ariko ibyo nibyo dutekereza, cyangwa se kandi Bibiliya igenda itwereka nuko bano bantu bagiye bakora backup bakagaruka. Kuribuka Yesu ajya guca ingando, yego, na Petero na Yohana, urabaza ko haje Mose na Eliya. Mose na Eliya baraje barababonekera, babakomeza na fonctionnement. Buriya Yohana yakoze akenshi yari muri mwuka wa Eliya. Rero tubirekere ubumana n'ubwiru bwayo. Hari indirimbo twajyaga turirimba kera ivuga ngo bana banjye, reka tubashimire rero. Ubuntu bw'Imana buraryoha, n'urukundo rw'Imana ruraryoshye. Mube maso, muhore mwiboneje nk'uko waboneye. Murinde amatabaza yanyu mu mperezo, kugira ngo umunsi w'ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana nusohora muzataha ubukwe bw'umwami Yesu Kristo. Kandi namwe bazasigara muzarinda ibyo kwizerwa. Si uko nguko? Yego, ubutaha Imana nidushoboza tuzaganira ku gice cy'intambara ya Harimagedoni. Twongere tuganire no ku mizuko 7 ari yiconfusing abantu, ati saba bera bahingutse imbere y'Imana, ababo ni bande. Aba Yohana ari kubaza ngo aba ni bande, ataba ni bande, ababo ibihumbi 144 se byo bivuye he? Numvise n'abitwa ngo ni ba dogiteri hano mu gihugu batari kubisobanura neza, avuga ati ko shabo wowe uba wumva ari bande sha. Ati nanjye umuntu aramubajije ati wowe. So reka rero tubararikire kuzakurikirana ibiganiro byacu by'ubutaha. Imana y'amahoro ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Ndagushimiye muvandimwe, shimiye n'abantu mwese mwabanye natwe. Nk'uko ijambo ry'Imana ryavuze ngo umuntu wese uzasoma ibi nuzabyumva Imana izamuha umugisha. Turasaba umugisha rero uva ku bumana. Uwiteka akomeza hira ubugingo bwanyu, kandi na wundi mugisha Imana itanga nuko ubugingo bwanyu buzaraganwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Reka tubararikire gukurikira ibiganiro byacu naho ubutaha. Shalom shalom, mwakoze kubana natwe. Amen.